Ni ikiganiro tubimenye, tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo abigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere. Iki kiganiro mukigezwaho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech. Ntugacikwe. Ntabwo ari ibintu bikiri ibanga ko ari we wese uyu munsi kwiga amasomo rusange mu Rwanda ukarangiza kwiga imyaka waba warize yose ntabwo bigitanga icyizere cyo kubona umurimo. Uyu munsi mu mwaka umwe kaminuza y'u Rwanda ishobora guha impamyabumenyi abanyeshuri barenga 7,000, ariko ni bangahe babona akazi mu byo bize imyaka iri hejuru y'itatu. Nyamara ubu wasanga hari abantu bigisha umwuga wiga amezi 6 ugahita uhinduka umukoresha. Nibyo hari ishuri ryitwa ECT Electronic and Computer Technology rikorera mu mujyi wa Kigali, ababigisha abantu gukanika mudasobwa, amateleviziyo, amatelefone, amaradiyo, gukora amashanyarazi, gukora za kamera no kuzihuza na mudasobwa ku buryo ibyo kamera ifata nyirayabireba ako kanya. Dore uko bigenda. Hari inzira imwe yonyine yo kumenya byoroshye gukanika mudasobwa, televiziyo, radio, telefone cyangwa se gukora amashanyarazi. Ni ugufata telefone yawe ugahamagara 07 88 83 33 55 cyangwa se ukandika email kuri techeric007@gmail.com. Ubaye warize electronique banagufasha kwimenyereza uwo mwuga. Aba banakanika ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byangiritse. Uhise utekereza ko ECT ari ishuri rishobora kubaka ejo hazaza ha benshi? Reka ngushimire cyane kuko ukomeje gukurikira BTN TV mu nkuru zacu zose ndetse n'ibiganiro udukurikira uri imbere mu gihugu, yaba namwe mudukurikira muri hanze y'igihugu. Turabashimiye cyane. Twinjiye mu kanya k'ikiganiro tubimenye, aho dukurikiye wibereye kano kanya. Hari ibibazo by'amatsiko ukunda kwibaza, nko kubona umukuru w'igihugu ari kurya, kubona umukuru w'igihugu ari muri salon de coiffure, kubona umukuru w'igihugu yagiye kugura ibintu bishobora kuba binagura amafaranga makeya. N'utubazo tw'amatsiko usanga abantu benshi bagenda bibaza hirya no hino, ariko kubera baba babizi neza yuko ntaho bayibonera igisubizo, kuko bizagorana nko kubona umukuru w'igihugu yagiye kugura igikoresho bizi neza ko kigura amafaranga makeya. Nyine ibingibi ntabwo bizakorohera. Uzakunda kumubona ari gutanga imbwirwaruhame ndetse n'ibindi bikorwa nyine bigenewe abaturage ndetse no kuzamura igihugu. N'ibibazo nyine by'amatsiko wibaza bikarangirira aho ngaho. None uratekereza iki ku kubona umwamikazi w'Ubwongereza yagiye muri salo afite umugore uri kumukora ku misatsi, uri kumukora ku ruhu, ari kumuhindura yewe kugeza abaye mwiza? Nyine asanzwe ari mwiza ariko akaba mwiza kurushaho. Bigenda bite? Byaca mu zihe nzira? Wibaza ni muntu ushobora kubona ubwo bubasha bwo kuba yakora ku kazi. Makeup ni ijambo riri mu rurimi rw'Icyongereza, ariko kano kanya reka tugenekereze tubyite iyongera bwiza. Ni kimwe nuko nawe ushobora kubyita uko wifuza bitewe nuko uvuga iyo wagiye gusaba ino service. Hirya no hino igikorwa gikunze gukorwa cyane ni ubukwe. Nta mugeni n'umwe ushobora kwemera gukora ubukwe atabanje gukorerwa makeup. Hanyuma mu kiganiro tumenye cy'uno munsi twifuje kumenya aka kazi ubundi gaca mu zihe nzira, bigenda gute, ugakora ninde, ese ashobora kukigisha abandi ku buryo bushobora kubyara amafaranga cyangwa se no kubikora mu buryo bwo kwishimisha. Mbere yuko dukomeza gato, hari ku ya 12 z'ukwezi kwa 9, ni mu byumweru bibiri mbere gato yuko Christmas yagombaga kugera, Queen Elizabeth cyangwa se umwamikazi w'Ubwongereza yagombaga kugeza imbwirwaruhame ku mbaga nyamwinshi ituye muri UK, United Kingdom. Nibwo n'umwamikazi w'Ubwongereza yatanze amahirwe ku muntu wari buzi gukora ku ruhu rwe, agakora ku misatsi ye, kugeza nyine agaragaye nk'undi muntu. Icyo gihe yaragiye kuza imyaka igera kuri 95. Nyamara ngo mu bukobwa bwe kurinda ageze kuri ino myaka, makeup ni ibintu yakundaga kwikorera we ubwe. Cyakoze ngo rimwe na rimwe kuri Christmas cyangwa se mbere yuko no munsi nyine w'ivuka rya Yesu Kristo ugera, yakundaga kuba yatanga amahirwe ku bantu bashoboraga kumukorera makeup, ariko ku buryo butaguye cyane nk'uko byagenze kuri ino nshuro. Umugore witwa Marilyn Wides niwe wahawe no mahirwe yo kumukorera makeup ubwo yaragiye kuza imyaka 95. Ngo ni ibintu bitari byarigeze bibaho na kera na kare ngo habe yagira undi muntu ubona amahirwe yo kubikora nk'uko uyu mugore yaba yarabikoze. Nubwo akari akazi gakunda gukorwa n'abantu benshi cyane ndetse abifuza gukoresha ibingibi bajya kubikoresha hirya no hino, ni akazi buri muntu wese ngo ashobora kwikorera mu gihe yabihaye akanya kandi akabyitaho, akumva yuko bishoboye kandi yabikora neza. Nta nubwo ari umwamikazi w'Ubwongereza gusa, ndetse n'abandi benshi cyane bagaragara muri uno muryango. Ubwo twagendeye ku bashobora kuba baswi ngo nabo barabyikorera. Meghan, uyu ni umugore wa Harry, igikomangoma cy'Ubwongereza, nawe buriya ngo akunda kwikorera makeup. Nta wundi muntu n'umwe ahaye amahirwe yo gukora ku ruhu rwe ndetse n'imisatsi ye. Ngo ni ibintu akunda kwitunganyiriza
wenda gato yaba ashaka kugira icyo ahinduraho akaba aribwo ashobora kwinjira mu nzu zishinzwe gutunganya ibingibi. Ubundi makeup aka ni akazi bwoko ki? Ni akazi gashobora kumarira iki nyiri kugakora. Nongeye kugusuhuza no kukwifuriza ibihe byiza bwo ukomeje gukurikira BTN TV mu nkuru zacu zose ndetse n'ibiganiro. Ntekereza ko mukomeje kumererwa neza, mukomeje gukubwa neza mu bice bitandukanye hirya no hino muri nkuko bisanzwe. Mu kiganiro tubimenye tugira gutya tukagenda dutembera tuganira n'abantu batandukanye bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa ndetse dufite n'ibyo dushobora kubigiraho apari yo kuba bitunze ubuzima bwabo cyangwa se bibabeshejeho. Ni iki nyine byamara kukuba twaganiriye nabo. Hari umukobwa mwiza muri kubona kuri kamera zacu niwe tugiye kuba tuganira, ariko mbashimire cyane mwafasha kanya mugakurikira ibiganiro byose byabanje bya BTN TV, amakuru, showbiz ndetse n'izindi gahunda zitandukanye. Ntekereza yuko byagenze neza. Rero twinjiye mu kanya k'ikiganiro tubimenye, ikiganiro mugezeho ku bufatanye na Eric Teke. Nyine tugiye kuba tuganira n'uno mukobwa. Muri kwibaza kuki nifuje kuganira nawe mu kiganiro tubimenye cy'uno munsi, ni byinshi tugiye kuba tuganiraho. Murabona ko afite ubwiza, tubara kuba afite ubwiza yavukanye, ariko hakaba hariho n'ubwiza karemano. Ni umwe mu bantu bari mu bwiza bw'abantu. Wenda kugira ngo mbabwire umukobwa tugiye kuba tuganira, reka tumuhe ikaze natinze muri byinshi. Wiriwe neza? Wiriwe neza. Komera. Yego, komera. Uratangira wibwira abadukurikiye? Nitwa Mneseze Ariane. Ariane, uri umubyeyi, umukobwa? Oya, ndi umukobwa. Narangije kwiga. Yego. Mba mu rugo, mbana n'ababyeyi n'abavandimwe. Wowe nturajya muri ghetto? Oya, ntabwo ndayijyamo. Uti narangije kwiga. Nkunda kuganira n'abantu hirya no hino. Iyo nganirana muri no minsi abajene twaganiriye bose nagiye mbasanga bari gukora ibintu bakize. Warangije kwiga iki? Kiye cyiciro wize biki? Narangije muri university nize finance. Wize finance? Yes. Twese ibintu bimwe muri kaminuza. Abantu wese bibaza ati bite kuri mwitangazamakuru nabyo byabaye ngombwa ko mbyigaho bikagenda bikomeza kugenda bigiraho bihurira. Warangije ryari? Washoje ryari? Narangije muri viziyo. Ubwo ari 2020. Covid iri gukomanga cyane. Ubu se bugize kudepoza mu byo wizemo? Nigeze kubigerageza rimwe, sinongeye kubigerageza. Ni iki cyaguciye intege mbere yuko twinjira mu kiganiro? Ikintu cyaciye intege, hari ukuntu ujya kudepoza ugakora examen neza ukavamo bizi neza ko watsinze bitewe n'ibyo bababajije. Yego. Rero icyo gihe naragenda akora nsohoka nizeye neza. Noneho ndangije ndataha nyine dutegereza nk'abandi bose. Hari umuntu rero twari twarahuye nawe yakoze iyo examen, arangije we aravuga ibi bintu simbyumva gute batankize kuri liste y'abakora interview. Aragenda araburana nyine, aburanye bamwereka urupapuro agasanga banditseho amanota batigeze bakosora. Umva ni ibintu bica umuntu intege kugenda udepose. Bakaguha amanota batigeze batikinga nimba wagikoze cyangwa utagikoze. Just kubyoroshya turabyita nk'umuhango. Mita rero mbona ko nimba udafite umuntu muziranye nta kintu nyine wakirirwa ugeraho. Abantu mukurikiye tubimenye mwumvireho. Nigeze kubibwira abantu kwiga ni kimwe no gukora ibyo wize ni ikindi, no kumenya ibyo wize ni ikintu. Buri hari ukuntu wiga ibintu nyine ukabicamo ukiga ariko ukaba utabizi. Hanyuma uti nasoje amasomo yanjye muri kaminuza finance cyangwa se mu bijyanye n'imari, none ubu ngubu ndi nangiye kubyivugira kandi nyir'ubwitari. Ubu ukora iki? Uzwi mu cyaka kanya bakubwira ati vuge ufite akazi. Ubu ngubu nzwi nk'umuntu ukora makeup. Ndi makeup artist, ndi umucuruzi. Mbere ko twinjira mu kiganiro nyamukuru cyangwa se ku buryo bwagutse, makeup artist ni ubugeni bukozwe gute? Ni umwuga ukorwa gute cyangwa se makeup twabyita iki mu buryo bwagutse? Makeup no kongera ubwiza. Navuga ko ari ukongera ubwiza ku isura y'umuntu. Hari abahanzi njya mbibona mu bahanzi hirya no hino, njya mbibona mu abantu benshi, ariko makeup hari abantu ikorerwa b'ingeri runaka. Hari wenda mbere yuko turi buze kwinjira muri detail neza akantu ku kandi, kuko nkuko kuntu uri gusa hari makeup witeye. Right, witeye makeup ni nk'ibice nk'abingahe? Murakubajije nakoze agatiro n'umunwa. Hari zo utashyizeho se twakabaye tubona wenda zi? Hari ibyo nashyizeho ama foundation, poudre, fond de teint. Utwo twose? Ma eyeshadow.
ibintu bya make up mbona ari sawa cyane. Hanyuma wenda nanigiye kwibaza hari abantu runaka bagenewe gukorerwa make up cyangwa umuntu wari wese yakoresha make up? Umuntu wari wese ubishaka yakora make up. Igitsina? Umugabo, umugore, umukobwa, umusore bose bakora make up. Umugabo yakoresha make up? Cyane rwose. Nese bari bakora ama video akenshi tuba twakoreye ama make up. Nibazaga nk'ubu rugamba inkweto nambaye wayibonye n'inkweto ibashe kujya Nyabugogo hari inkuru z'abantu barwana hehe usikajyamo ntihagire umuntu nkanagira ngo mbabare. Ubu nka mu rugo ngiye kujyambara nkakira ka make up mu isura nkagenda birashoboka? Cyane rwose. Make up ituma nyine umuntu yigira confidence ukona ameze imwongerera ubwiza. Okay, hanyuma rero twinjire mu kiganiro nyirizina ku buryo burambuye. Ni make up artist niwe tugiye kuba tuganira. Ni mu kinyarwanda nagenekereje ni nko kongera ubwiza cyangwa se ni nko kurima ubwiza nyine bari abantu of course umuntu ni mwiza ariko buriya bibakarusho y'ubwiza bwongere. Murabizi tujya mu masoro de coiffure tukajya kudodesha imyenda mu ba fashion designer kugira ngo ubwiza bwacu bugende abuba bwiza cyane, ariko saba abantu bahindura amasura y'abantu bikorwa bite, bikorwa muki? Ariyo mpamvu nifuje numva hani bikoko biba bitumereye nabi ariko nta kundi muri hanganira ayo majwi yabyo wenda ntibiribuze gutinda. Nifuje kumenya ni ibiki bigize ibi bikoresho cyangwa se ibi sinzi ngo ndaza kubyita mu kinyarwanda, ibi muteranye kugira ngo isura yakize guhinduka, ugasanga umuntu wirabura abaye inzobe, ugasanga umuntu wari inzobe abaye wirabura. Duhere ku bice bigize ibikoresho byifashishwa kugira ngo umuntu atangire ajye hariya kuri feed ye akorere make up umukobwa wenda uje umugana, ariko wenda nk'umugeni nibo bantu nzi bakunda cyane kujya kwifashisha ibi turi kuganiraho. Ni ibihe bikoresho by'ingenzi kugira ngo umugeni wawe umukorere make up iriya sura ize kubikiye cyane kuriya tubabona abageni bari mu bantu nabonye basa neza bagaragaza imbaraga za make up? Ni ibihe by'ingenzi bisabwa ugomba kuwicaranya hariya mbere yuko umugeni akugana? Nk'ibikoresho umuntu yifashisha agiye gukora make up harimo foundation, fond de teint, tiro, ama eyeshadow, concealer, ama eyeliner, spray, n'ama lipstick. Yego, iyo ni package ugomba kufite kuri feed. Hari n'uba ashaka gushyiraho eyelash nazo tuzishyiraho. Iyo ni nkivuze ko numva ntayizi. Eyelashes ingoyi bashyira zimwe batera nkabona ziragirira. Ariko birangira ubwo ni iby'abagore gusa? Ni iby'abagore gusa? Akenshi ni iby'abagore ariko n'umugabo bishatse twabimukorera. Yego, ibyo ni ibikoresho rero tubwiye umuntu ashobora kwifashisha agiye gutangira gukora make up ye cyangwa se ngo ni cyangwa se gusiga umuntu ikinyarwanda kibone ndajya mbivugamo. Hanyuma rero gutangira umuntu uburyo bwiza bwo kugira ngo nifuje ko abantu badukurikiye uri buze kutubwira niba ibintu ushobora kubyigisha ku buryo bw'akazi wenda umuntu akavuga ati nzakugana aho uri gukorera ntangire unyigisha kuri make up, ntangire unyigisha kuvanga amarangi n'ubundi se nkabyo kuko niba uri bunsige ku matama wamara gusiga akantu k'umuhondo mu kanya ugashyiraho ka rouge bordeaux kakavaho ushyira kugeza mbaye ukundi kuntu birasa no kuvanga amarangi. Birasaba ubuhanga runaka kugira umenye amabara uri buhuze cyangwa se ibyo usiga umuntu wenda ntazi kugaragara nabi. Ntekereza ko bisaba ubuhanga bigasaba n'igipimo runaka kugira ngo usige umuntu ahaguruka agende. Twifashishije urugero rw'umugeni, nibo bantu tuzi kano kanya twese dukurikira televiziyo bakunda gukoresha make up. Abanzi wenda byafata indi terme bitewe, hari abakoresha indirimbo nijoro, hari abakoresha indirimbo mu mvura. Urumva abantu ntekereza ko bajyeho make up zitandukanye. Reka twigire ku mugeni niwe byoroshye n'abatwumva babyumva vuba. Umugeni kugira ngo umukore make up bigusaba igihe kingana iki? Ese kugira ngo niba ejo mfite ubukwe make up yanjye bayintereho neza, ubwo mfite n'ikibazo niba umugeni ejo azarongorwa kandi arakenera make up azo munsi cyangwa araza akamukara none akabirarana, ni ikibazo cy'amatsiko naje mfite. Bica mu zenzira nk'umuntu uzakora ubukwe ejo akaza none mbere yuko dusubiza bira bya mbere nari nkubajije bigenda bite? Nuko sikaye nkora gahita ngenda cyashobora kubirarana. Ni nko kwiyogoshesha. Urumva kwiyogoshesha ntabwo ugenda ngo wiyogosheshe uruhande rumwe ejo uzagaruke wogoshe urundi. Rero na make up uragenda bakagukorera ukagenda ugahita ujya mu bukwe. Yego. Sinjoro kuza mu nkore mbirarane.
oya ibintu byanyu bishobora birarana ariko ntago biba ari sawa cyangwa kiba cyashize urumva urihindukiza foundation ikajya ku mashuka yego hanyuma rero kugira ngo umugeni wawe umutunganye isura yikesha igire nziza uburyo bwiza bwo kukugana ni ryari niba afite ubukwe yarajye mu gusaba no gukwa no gutwikurura sinzi imihango sinkibuka neza yose mberuka kera narakora divorce mbere yuko ibyo byose biba umugeni akugana ryari ushobora kumukora igihe kingana iki kugira ngo abantu badukurikiye umuntu wifuza kuzakora make up avuga ati bya bintu biranse imbaraga zingana gutya umugeni wawe sanzize yo kukugana ni ryari ubundi iyo ubizi neza ntabwo bigorana nk'iminota 10 mba ndangije gukorera umuntu make up 10 yego numvaga ari nk'amasaha 3 oya ko nabonye se ukuntu batinda babanza bakamusiga ku zuru bakariburi nyine nanjye navuze ngo iyo ubizi neza uri umwe expert urwo rwego nirwo kandi ugezeho minota 10 okay yego ikindi kibazo umuntu yakibaza mwe mudukurikiye ntekereza ko ikiganiro gikurikiwe n'abakobwa benshi wenda kano kanya bifuza kuba bavuga ati twari twarashoje kaminuza ikindi rero ko warangije kaminuza yawe ukaba uri gukora ibi bintu ubona ari akazi koko umuntu ya prefer akavuga ati ndashoramwe imari ngende nshinge shop yo gucuruza bino bintu nibinaba ngombwa mbyige kubikora nakazi ubona gute se akazi ko kujyamo kubera ubona wabuza amerekezo abajene muri no minsi twabuza akazi n'ibintu bigaragara cyangwa se akazi ni gake ugereranyije n'abajene twifuza gukora makeup artist ni impano cyangwa ni ikintu ushobora kwiga ukajyamo ugakorera amafaranga gira icyo bitubwira nkeka ko ikintu cyose ugiye gukora ubanza wowe kuba ugikunda cyangwa ugishaka rero makeup ni ikintu gukora makeup ni ikintu cyagutunga nk'uko nakubwiye natangiye depoze ariko ubu ngubu ntabwo wambwira ngo njya kudepoza kuko ni ikintu gitunga umuntu nimba ari inzu ukayishyura nimba ari iki nyine ni akazi nk'akandi kose kubyiga nabyo umuntu ushaka kubyiga yabyiga yaza tukamwigisha ukabikora nk'akazi dusubira inyuma gato kubijyanye no kuba wavuga ati narangije muri finance wari ufite amanota meza wari ufite izihe ndoto ubundi ukiga kaminuza nari mfite izihe ndoto mu by'ukuri njyewe nkiga n'ubundi nageragezaga gukora utuntu twaho nari mfite indoto zo kuzikorera nubwo nabanje kunyura muri izo nzira zo kudepoza ariko naravugaga uko biri kose reka ngiraho ntmera mbone n'icyo gishoro ntangire kwikorera ubwo ibingibi bimazemo imyaka ingahe ku buryo buri professionnel bw'umwuga ntago mbimazemo igihe kinini cyane umwaka n'uruzura kugiye kuzura rero twinjire mu bikoresho bikoreshwa uburyo bibonekamo njya nganira n'abashushanyi bano bakora amatablo nabo ni aba artiste sinzi nagiye nganira n'aba artiste cyane baza kumbwira yuko amarangi bakoresha zira tablo zabo ndetse n'imyenda bandikaho niba bayita canvas niba bayita ikisi nibuka bakoreho zira tablo ngo biragora kubibona mu gihugu mwebwe aka kazi kanyu nifuje kuganira n'umwartiste ukora ibi bintu kubera ko ni ibintu maze kubona bikorwa n'abantu benshi ni service ikenerwa n'abantu benshi cyane mu gihugu cyacu by'umwihariko mu mujyi wa Kigali abakobwa mudukurikiye karukanye ni muri weekend am very sure ko mwasohotse abagiye ku gisimenti abagiye Nyamirambo abagiye whatever n'abagiye mu ntara mwabanje mukorerwa ka makeup ni service rero ishobora gukenerwa n'ingeri zose mu bintu bitandukanye niyo mpamvu nafuje kuganira n'umwe mu bikora twumve uko bigenda ibikoresho byanyu eske hari ingana bikorwa mu Rwanda hari amashopi bibona mu buryo bworoshye ibikoresho bivahe ku buryo bwagutse kuko buryo umuntu ugiye kuza muri ibi bintu atarabizamo yarazi ko agiye gushakamo amafaranga n'ubukire yamara kubigiramo agatangira kubona ibikoresho atazabibona ibikoresho biraboneka cyane biraboneka ntago bijya bibura ahubwo wenda ikibura ni twa tubaga two gupakingamo makeup nitwe tubura kuko niyo tubonye mu Rwanda usanga turi ku giciro cyo hejuru utwo tuntu tudutindeho ngo batwita gute nuduki tutubwire ku buryo burambuye tubura dute eske nuko duhenze abacuruzi nuko batatuzi nuduki nyine ziriya baga za makeup navuga ko arizo kugeza ubu ngubu zihenze kuzibona kuko iyo uyibonye mu Rwanda usanga ihenze
kandi wabaza nka hanze ugasanga iri ku giciro cyo hasi nkeka ko rero impamvu wenda zihenda hano mu Rwanda ushobora kuba atari nyinshi cyangwa se kuzizana bigoye nizo zihenda n'ibindi bikoresho bindi birahendutse hano hose biraboneka hano hose biraboneka okay. Yego turi mu kiganiro tumenye nkuko nabikubwiraga ni ikiganiro mugezweho ku bufatanye na Eric Tech nyine ni ikigo cy'ikoranabuhanga cyigisha ndetse n'ibijyanye n'ikoranabuhanga baracuruza ndetse bakanakora televiziyo ndetse bagacuruza na laptop z'ubwoko bwose bushoboka muri gihugu cy'u Rwanda. Niba ushaka machine nziza wajya muri Eric Tech ni Kimisagara ku muhanda hagati y'isoko ndetse na station kuri kaburimbo. Ariko nkubwira ko niba nanone ushaka kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga ECT Electronic Computer and Technology no kujya muri ECT naryo ni ishuri ribarizwa muri Eric Tech nabo bakagufasha cyane cyangwa se ugaha niba hari service wifuza muri Eric Tech ugamagara kuri 07833352 bikagenda bimera neza cyane. Niyo mutera nkunga rero mukuru w'ikiganiro tubimenye ugenda nyine adufasha kugitegura no kugitunganya ndetse no kukibagezaho. Uyu munsi turi kuganira ku bijyanye na fashion artist cyangwa makeup artist cyangwa se abantu bafite aho bahuriye n'ubu bwiza mubona n'abakobwa b'i Kigali. Hari ukuntu uhura n'umukobwa kwa rubangura ukagira ngo niko yavutse reka noneho mbibibanga. Murabizi ko abanyarwanda kazi ari beza ariko hazamo akakantu k'akarusho umwe mu babigiramo uruhare nyine niyo mpamvu namutumiye turi kumwe. Hari ikintu abantu bakunze kwibazaho wabona umukobwa ndahera ku hari ikintu bitaga kwitukuza biracyakorwa hari ngira ngo ari amavuta babasiga kabahindura right urabizi ndetse na polisi yarabihagurukiye mu minsi yashize kuko ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge barabihagurukiye numvaga babyita mukorogo ari amavuta tuje ubuziranenge. Umukobwa ugasanga yarayisize yaravutse mu rushinzobe ejo mwahura ukabona kabisa n'uwipari ariko ukabona n'uwipari mu maso wareba ko nk'uko ukabona ibintu byarangiritse. Baza kuvumbura ko cyangwa se baza kuvuga yuko bishobora kuba hari ikibazo biteza ku bijyanye n'ubuzima. Ariyo mpamvu leta nyine yagiye ibihagurukira rimwe na rimwe bimwe bikaba byahagarikwa. Ibi bikoresho mukoresha nta ngaruka bishobora gutera ku ruhu rw'umuntu. Dizo umuntu umusize lipstick urugero wenda nk'izo ufite ku munwa niko bazita lipstick niba mbyumva gutya ntabwo mamize fresh cyangwa se ingohi hari utuntu usizeho. Tujye kujyanye n'ubuzima mugenzura gute ubuziranenge bw'ibyo mugiye gusiga abantu. Ese hari amahugurwa muhabwa mukamenya ngo umukobwa wanjye kugira ngo uruhu rwe rutangirika nzamusiga ibi kuko nari ngo urugero rwayo mavuta mukorogo niba umuntu umusize mu maso akaba inzobe ntazongera kubigikara niba yari yavutse ari gikara ariko inkokora zanze guhinduka byastekeye kumubaza hari nabwo ntibyakunda ugasanga yamanitse agati yicaye kukamanura no guhaguruka ntibigikonze. Mwebwe reka mbyite ibintu cyangwa se ibi bikoresho nabuzina ndibuze kubyita ryo mu Kinyarwanda. Hari ababyita ngo ni ibisigo abandi ngo ni uko andi mazina wumva atari na approprié. Ibi bikoresho musiga abantu muba muri shuwa ko ntacyo byangiza ku ruhu. Tuturishoa ko nta kintu byangiza ku ruhu kuko iyo ikintu ari pirate urakibona cyangwa se ari original urasoma ukabisobanukirwa. Ikindi hari akantu navuga tubanzaho ku buryo ga protecting uruhu rw'umuntu. Yego ariko byange biko hari tuvuta manza kubasiga. Yego protecting uruhu. Nta muntu ufite uruhu rutari rwiza ku buryo makeup ishobora kumugiraho ingaruka. Nta muntu ufite ugasanga nta bishishira afite ikimugiraho birasaza birabyutse. Oya nyine urumva uyu ugiye kumusiga wenda tuvuge ntago aba bimenyereye ubanza kumusiga uwo navuga ko ari nk'umuti ubanza kurinda uruhu kugira ngo ubone gushyiraho izo makeup zindi. Yego mu kiganiro tubimenye tuba twifuza ko tuganira umuntu twaganiriye tukagira ibyo tumwigiraho. That's why uyu mukobwa nyine hari byinshi araze gukomeza kugenda adusobanurira. Muri salo tuzi inyogosho buri mu kwafiri ugasanga afite inyogosho ye tukuntu yogosha abantu ugiye kureba Bubi Nyamirambo ugiye kureba Mustafa mu mujyi akagenda ziko mwogosha neza wenda actually ibintu dukora by'ibisirimu twirefera ku bantu baba celebrity bo mu bihugu by'amahanga banazwe ntabwo ndategeka kubivuga. Abastari bari hana nibeje muri video ye mwaramubonye size gutya n'umugena akaba yabyisiga niba narabonye Chris Brown yambaye inkweto runaka nanjye nkaba nayigura cyangwa ngirweshesha nkawe. Mwebwe niba ndabyita insigo nayivuze ngo buri muntu agira inyogosho ye gusiga
mwebwe mugendera kuki upfa gusiga kugeza umuntu abaye mwiza cyangwa ufite akantu kagatokawe kuryo umuntu avuga arya tubwiye witwa watubwiye ko witwa Ariane cyangwa se ukavuga ati Ariane ari kuntu asiga umuntu imisayiga ikaba miremire amazuru akaba meza imirimo ikaba myiza umuntu aba afite toye cyangwa murasiga muri rusange paka umuntu abaye mwiza oya urumva buri muntu wese mu kazi akariko kose akora abagomba kugiramo innovation rero utwo tuntu twose umuntu agenda dukora tuvuge nimba ushaka gukora imisaya nyine ikaza ari miremire urabikora kugira ngo n'undi wese nabibona akabishima azaza kugana ni ibintu bibaho muri make-up yego ati ni ibintu bibaho tunyarukire ku ikoranabuhanga turi mu isi ya digitali yego warabibonye ko ubucuruzi iyo nkweto wambaye aka kanya ushobora kuba warayitumije kuri Kiku cyangwa se ahandi hantu Kiku ndi buyikuremo ntabwo twavuganye ibyo kwamamaza cyangwa se urundi rubuga rushobora gukura ibintu hanze sibyo ntibahuye n'umugurisha ariko wagiye ku rubuga ubona ibintu mwebwe make-up actually wenda bwo dukomoze mu Rwanda muri kubihuriza he n'ikoranabuhanga ku buryo ibintu bikorwa mukoresha ikoranabuhanga ikuntu tubihuza n'ikoranabuhanga iyo umaze gukorera umuntu umwaka uburenganzira ukamufotora ahiza kumufotora nyine umuntu aba afite imbuga zigiye zitandukanye agenda ashyiraho ibikorwa agenda akora nuko tubihuza n'ikoranabuhanga cyangwa se n'amavideo okay ubu ngubu hari amazina se runaka nkuko urambabara nongere mbigonganishe no kogosha tumenyere hari inyogosho zaje zitwa ingande inkongomani turubakushe pink n'ibindi nk'ibyo muri make-up artist ho gira icyo bitubwiraho abamo style zihe niba zibaho na style zirenze gusa nyine usiga umuntu ku buryo ubona ko umusize neza hari wenda dukunda kubyita hari umuntu ukunda ibintu byinshi bipika tubwe nk'uko ku munwa we akaba atabyisi akaba ari byo yakisiga hari n'undi rero utabikunda ku buryo ibi atabyisiga nuko yisiga byinshi cyangwa bike ubwo uba watwisize cyane umuntu gusiga nijye wabyikoreye nuko njya nayo ngiye kwibaza ngo iminwa wawe yibona ute mpita mbona ko wajya mu kirori kwisiga bikagenda bimera neza cyane hanyuma ntabwo turi buze kuganira ibintu byinshi cyane wenda bitandukiriye ariko se tunyarukiye ku bijyanye noneho n'amafaranga sindi buze kukubaza ngo ufite amafaranga angahe ngo kubera ngo make-up ahubwo twinjire mu buryo ubona bikubeshejeho mu buryo ubona ushobora kuvuga ati this is my business nshobora no kwagura mu buryo umwe cyangwa ubundi ejo nkurira indege nkajya gukora umuntu make-up i Paris cyangwa se Wagadugu no mu wundi mujyi we nagarutse hangaha kwigisha wewe warabyiza urabimenya uburi kubikora nk'akazi kugira ngo umuntu abyige nibiye ibintu by'ingenzi agomba kuba afite muri mu myumvire ye cyangwa se mu byifuzo bye avuga ati none nanyiza mu make-up artist ikintu agomba kuba afite mu myumvire ye no kubanza kubikunda nkuko nakubwiye iyo ukunda ikintu uko biri kose wagiharanira kuko ubuzi ko hari aho kiri bukuvane hari naho kiri bukugeze iyo niyo ntwaro ya mbere gukunda ikintu ugiye gukora yego byasaba nk'igihe kingana iki kugira ngo umuntu abe amaze gukora make-up ageze ku rwego rwo gukora umuntu make-up nziza cyane ntabwo bitinda n'ukwezi kumwe waba ubimenye ntabwo bitinda pe abantu bashobora kugugana ukabafasha bajene batukwiceka kanya cyane tugiye kutubwira rero ukorera hehe nkorera Kicukiro ziniye iruhande rw'isoko yiga okay nambuga nkoranyambaga ufite aka kanya abantu badukurikiye bifuza kumenya ubundi uyu mukobwa wenda nibiza kudukundira turaza kubona amwe mu mashusho urimo kugenda ukora ariko nambuga nkoranyambaga ufite dushobora gusuriraho ibikorwa byawe tukareba niba hari abantu bariho waba warasize bimeze bite kuri Instagram nkoresha Ali Makeup Studio niyo mazina nkoresha kuri Instagram hanyuma urundi rubuga nkoresha cyane ni WhatsApp sinzi niba nababwira nimero urabaretse nimero tuzaza kubyigaho nimero ariko ku rubuga kuri Instagram urutubwiye koresha Instagram yego hariho amafoto amwe kuri hariho amafoto agiye atandukanye n'izo nimero ziriho that's fine yego okay ntacyo bitwaye bwo bajyeho barebe
hanyuma barebe bimwe mu bikorwa waba waragiye ukora uko byaba bihagaze ubundi babashe kumenya niba kuko uri umuntu wo kuganwa. Right, turi kugenda dusatira umusozo rero w'ikiganiro tubimenye cy'uno munsi. Twari twifuze kuganira n'umu makeup artist cyangwa se umwe mu bagira uruhare mu bwiza mubonana abantu mu isura hirya no hino. Twaganiriye kuri byinshi bitandukanye, nari nifuje kumenya nyine bigenda bite bikorwa mu buryo ese ibi ni ibintu twakora. Ikiganiro tubimenye muri bizi ko target dufite no kumenya dukora iki, tugane he, twigire kuri bande kugira ngo ubuzima bwacu bubashe guhinduka tugende ku byo abandi bantu dukurikiye mu kiganiro tubimenye nyine bakoze cyangwa se bagezeho. Hari ikibazo nari nifuje kukubaza nubwo twari wari utaragisubiza neza, ibijyanye n'ubutunzi, ubushobozi buva muri aka kazi. Ndakubaza umubare w'amafaranga ariko ubona byarakugejeje ku kikuriyo bya inspiring undi muntu dukurikiye aka kanya ko kuvuga ati I wish to go there, nanjye nkaba mu fashion nkaba makeup artist ngatangira kujya nkora amasura y'abantu. Uko biri kose iyaba ntaho byamvanye cyangwa se mbona biri kunyerekeza ntago naba nkibirimo. Umwaka ugiye gushira mbirimo, urumva ntago naba nkibirimo, umwaka ni mwinshi. Yego. Na kazi nk'akandi karimo amafaranga, karimo kagenda kaguza n'abantu benshi. Abantu benshi mukaba inshuti gutyo, kandi ikintu cya mbere burya no kidahomba n'ubutunzi bw'inshuti nyine. Inshuti ni ubutunzi budahomba. Ikindi mu buryo bw'amafaranga mbere nacuruzaga amashuka, amakuvureri, ibintu nk'ibyo. Hari ibindi nongeyemo, nagiye nongeramo kubera makeup. N'ubu biracyakora na makeup iracyakora. Yego. Abajene badukurikiye n'icyo bababwira aka kanya babashije amasomo yabo mu byiciro bitandukanye? Ikintu nababwira ni bareke kwicara, ahubwo bashyushye ubwenge, batekereze cyane, batekereze kure, batekereze ikintu cyabagirira umumaro. Kuko muri iki gihe akazi ko kwicara mu ma office karabuze pe, nta menya katakinabaho. Ariko wagiye kwicara muri office usimbuye nde? Ubundi nicyo kintu nkunda ko nukuvuga ngo aka kanya niba hari ikigo kiri hariya mu mujyi gikora ibintu runaka, nta miryango mishyashya binshimye. N'abakoramo ntawapfuye nubwo ntawe tubyifurije, hano ubirukanye. Iyo office wajya kwicara mu wasimbura nde? Nyine nicyo kibazo. Rero ni byiza ko batekereza cyane cyabagirira umumaro kugira ngo bavuge ati ejo kwa mbere nzajya kudepoza, kwa kabiri nzajya kudepoza. Hari igenda kagati kikoresha kakugirira umumaro, ujya kudepoza cyangwa guprintingisha cyangwa se nizo data ukoresha wohereza izo mpapuro zigiye zitandukanye. Nababwira ko batekereza cyane bakareba ibyo bakora, nyine bakiremera. Amafaranga menshi wakoreye ukoreye makeup urayibuka cyangwa ntugikunda kuyavuga? Nta mafaranga menshi abaho, nta na make ingano iruta indi. Amafaranga ari hejuru yawe wakira? Ntayo pe. Iyi round imwe ntayo. Ariko n'umuhanzi akubwira ati mu gitaramo amafaranga menshi naririmbiye banyishyuye miliyoni enye. Nashaka kutubwira ati umugeni nakiriye amafaranga menshi yanyishyuye wenda icyo gihe yanyishyuye wenda 200,000. Urumva uba ari umuhanzi. Ngiye rero kandi ntandukanye n'uwo muhanzi. Yego. We ababona afite amafaranga menshi. Mu by'ukuri ngiye nta mafaranga menshi mfite, nta na make mfite. Ariko ufite amafaranga. Cyangwa nigeze mbona. Ariko ufite amafaranga. Biraho tu. Okay. Abantu bize mani nuko bameze ubwo nuko akinshi bije uyu ni bachelor degree in finance. Okay, nuko nyine basubiza ubu ureba yateranyije agahita abona ibintu bya management ni akazamo na zira theoreme zose bikagenda bimera. N'abantu ubona bujuje amataje uragenda ukamubwira sha wagira ikimubaza akagira nta mafaranga mfite kandi ubona afite taje yataje. Actress iri kumena aho ngaho. Cyane. Akarekano gaterwa n'iki? Nyine buri muntu wese urwego aba ariho hari ikindi aba yifuza kiruta urwo rwego aba ariho. Niyo mpamvu ya mafaranga areba akabona ni make kuri urwo rwego ashaka kugeraho. Wamenye ko Twitter bayiguze? Twitter, urubuga rwa Twitter. Ntago nari nabimenye. Elon Musk yayiguze. Yaguze miliyari 40 z'amadolari. Yamaye hose. Miliyari 40 zishyuye kugira ngo Twitter ibiye ijana ku ijana furu. Yari yarashatse kwigura mu minsi yashize biranga. Urumva ko abantu bari gushora mu ikoranabuhanga guhomba hari kireka wa mwaka nyine buriya bisiyo igira ibyayo. Ntago ikoranabuhanga rishobora guhomba. Kuko actually ibintu turi gukoresha byose urubuga rwa Twitter muraruze mwebwe mukunda ngiye ndakunda cyane kuko uretse ko nsigaye mbona abantu benshi basebya kuruta uko biba akazi abitwa dupete dukonje n'ibindi nk'ibyo byose
babona bafite ibintu bishekeje cyane ba umuvugizi w'imbwa n'ibindi nk'ibi no rubuga rwaje rusigaye rw'entertaining abantu ariko ntekereza ko apari yo kuba rusetsa abantu byahawe agaciro cyangwa se bikagira umurongo runaka wo rufite warucurizaho cyangwa se ukarukoreraho n'ibindi bigiye bitandukanye. Turasoreza ku nama wahereza buriya kugira ngo umuntu abe mwiza, sinzi niba uragerageza wenda kuvuga ati niba ugiye wakoresha makeup kameze gutya, niba ugiye gusenga wakoresha kameze gutya, niba ari mu bukwe wakoresha kameze gutya, gerageza nk'ibyiciro by'abantu bagiye batandukanye tworiente makeup umuntu yakora mu gihe agiye muri service runaka. Buriya se oya njye nawe nkunda kujudginga abantu oya not judgment, just educating. Muri ubwo buryo umuntu wese ahitamo ikimubereye. Hari umuntu please stop, hari ukuntu ushobora kubona umugore wanjye ushobora kuba afite nk'umugore yabona izo lipstick wisize kubera po yawe bijyana cyangwa se wazisize kubera uje mu kiganiro ejo yajya kwa nyirabukwe kandi ari buhoberese bukwe akaba arizo yisiga kari bumusige ku matama n'urugero. Niyo mpamvu nari nkumaje SK wasa n'utworiyante utagendeye ku marangamutima. Sibona gendeye ku marangamutima. Sinzi niba ugiye gusenga makeup keza nakandi, ugiye ku isoko akeza naka. Sinzi ikintu nababwira kuko ibintu dukoresha biba ari original. Rero buri wese yihitiramo icyo ashaka bitewe nyine n'uburyo akunda ikintu. Ntago ikintu nkunda ariko ndi wese yagikunda. Cyo kora kuko nkorera abantu iyo uje ukanyizera ukambwira ati nkorera ukubona biri bumbere uko ko nguhitiramo, ariko kuvuga ngo ngiye kuguhitiramo utabinsabye, iyo ngiye kugukora ikintu ndakubaza ukunda ibimeze gute ahubwo wowe akaba ari byo ngukorera. Nese wakisiga makeup ugiye muri sport? Hari abazisiga da. Ugiye muri sport ukisiga makeup? Sha sinzi wa mugani nuko nyine siporo na ahantu umuntu ahurira n'abantu benshi, sibyo? Kandi umuntu yisiga makeup kugira ngo agaragare neza. Rero nyeka ko yabishatse yayisiga, yabishatse yayikora. Menya byaba too much, sinzi uko ndimo nabyumva bisize kuko umuntu agiye muri siporo arabira cyunzwe cyangwa se cyuya. Ushobora kwisiga tiro, kisiga rabero, ibintu nyine bisanzwe bidakabije. Yego. Ugikurikira byamone byo hanze? Oya. Nta muntu se nabona ngiye kukubaza none nakintu wapfa kugisubiza ati ninde wisiga makeup ukabona ziramubereye? Nago njya mbikurikirana. Menya nacyo utakibona. Ariko umuntu wese uburyo abayisize biba bimubereye kuko we ubwe aba yabanje kwihitiramo ibimubereye. Ni gute sinayida kumujari nkambwira ntago bikubereye? Umuntu wese aberewe kuko aba yabishatse ku giti cye. Ubwo rero ntekereza ko nabakoresha makeup bamenye uburyo bwiza bwo kwita. Ese y'imvura iguye hari makeup ibasha kuresista imvura? Yego. Sinwayitubwira. Izuba, imvura byose. Kuko hari umuntu diretse guhura urumva yari yanyagiye igihande kimwe wamureba igihande kimwe ukabona hijimye ikindi ukabona aracyari umucyo wareba hano hasi ugasanga hahindanye. Makeup ibasha kuresista kumvura ni yihe niri mu duki? Nakubwira gutera biterwa n'ama makeup wakoresheje. Hari igihe ukoresha ama makeup ya atari original cyangwa se na spray wakoresheje kugira ngo makeup igumeho. Okay, ibyo byose bitaba bigenda bihurira. Yego. Reka dushimire umuvandimwe twakoranye uno munsi ugabifuza kumugana yababwiye urubuga nkoranyambaga rwe mu gihe umuntu atangiye kumukurikira hanyuma ubwo akomeza nazamuka bifuza kwiga. Mwumvise ko ariko sinzi bakidushubije neza umuntu nakugannye ngo umwigishe gukora makeup. Biroroshye, hari ikiguzi runaka bisaba, yagenda bite n'ufite ubushake n'ufite amafaranga menshi bigenda bite? Ikintu cya mbere no kuba ubishaka. Ubishaka ntago wabura ubwo bushobozi bwo kwiga makeup. Yego. Ababishaka rwose bangane mbigisha. Abakora business zabo bashoremo urabona ari ibintu bitahombera umuntu. Barangura ibyo bikoresho mukoresha. Cyane. Yego. Turagushimiye wakoze cyane kwemeza gukoresha umwanya wawe kugira ngo tuganirize. Yego namwe mwakoze cyane. Okay. Mwakoze cyane namwe kuri iki kiganiro tubimenye rero ikiganiro tumenyera akagaruka. Imana ibarinde kandi bishimire blessings of a blessing.
kiganiro tubimenye tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo abigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere. Iki kiganiro mukigezwaho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech. Ntugacikwe. Ntabwo ari ibintu bikiri ibanga ko ari we wese uyu munsi kwiga amasomo rusange mu Rwanda ukarangiza kwiga imyaka waba warize yose ntabwo bigitanga icyizere cyo kubona umurimo. Uyu munsi mu mwaka umwe kaminuza y'u Rwanda ishobora guha impamyabumenyi abanyeshuri barenga 7,000, ariko ni bangahe babona akazi mu byo bize imyaka iri hejuru y'itatu? Nyamara ubu wasanga hari abantu bigisha umwuga wiga amezi 6 ugahita uhinduka umukoresha. Nibyo hari ishuri ryitwa ECT Electronic and Computer Technology rikorera mu mujyi wa Kigali, ababigisha abantu gukanika mudasobwa, amateleviziyo, amatelefone, amaradiyo, gukora amashanyarazi, gukora za kamera no kuzihuza na mudasobwa ku buryo ibyo kamera ifata nyirayabireba ako kanya. Dore uko bigenda. Hari inzira imwe yonyine yo kumenya byoroshye gukanika mudasobwa, televiziyo, radio, telefone cyangwa se gukora amashanyarazi. Ni ugufata telefone yawe ugahamagara 07 88 83 33 55 cyangwa se ukandika email kuri techeric007@gmail.com. Ubaye warize electronique banagufasha kwimenyereza uwo mwuga. Aba banakanika ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byangiritse. Wise utekereza ko ECT ari ishuri rishobora kubaka ejo hazaza ha benshi?